ndibuka umunsi ijoro yatashyemo nibwo yavuye ku kazi. Mu gitondo yari yambwiye ngo nuza guteka ibirayi unkurireho utarakaranga. Avuye ku kazi araza arambaza ngo ibirayi byaye. Ntangije ndamubwira ngo hoya. Arangije aramubwira ngo rero ngo ntabwo narindira ibyo birayi byawe, nshyiriraho ubugari nirire ngenda naniwe, ndumva nshaka no kuryama. Nibwo nabikoze. Ngo rero ngo icyo nshaka kukubwira ku bana ngo nuko nshaka kujyaza ubitaho kurusha uko ubu ngubu wabitagaho. Aho kuko nyine wenda ari ibintu yakundaga kumbwira buri gihe akanyicaza akanganirizaga, ntabwo natekereje ngo mama Samino kubera iki ari kumbwira bino bintu. Ariko wenda muri we wasanga ibyo bintu byari bimurimo, agatekereza kunganiriza, akambwira ukuntu njyazamba hafi y'abana biwe. Babanye neza, babyara abana beza, umuryango we yashatsemo ni abahamya bo kubivuga. Ikindi kibishimangira nabonye yavuze ngo uwagira amahirwe agatunga umugore w'umukristo nk'uyu yabara amahirwe. Ndabizi ko numvise kuri banyina amahirwe barahari kandi barahari, ariko nyine yabarushije abaye inkwakuzi. Yitwaga Nyirabeyi Nyiragiciro. Nukuvuga ngo agaciro Imana yakamubonyemo akiri muto, ashakwa ari muto, abyara ari muto, abana n'abantu neza ari muto, none ashaje agiye ari muto. Banje kubashimira kubwo bwitange mwakoze mukatuba hafi. Ndi kubabwira mbanje kubashimira kubwo bwitange mwakoze mukatuba hafi mukaza kudutabara. Nanjye ndi umwe mu bantu bafashaga uyu mubyeyi imirimo yo mu rugo. Twari tumaranye imyaka 3. Muri iyo myaka 3 yambereye umubyeyi mwiza cyane. Yari umubyeyi ukunda kunyicaza akangira inama. Ndibuka umunsi ijoro yatashyemo nibwo yavuye ku kazi. Mu gitondo yari yambwiye ngo nuza guteka ibirayi unkurireho utarakaranga. Avuye ku kazi araza arambaza ngo ibirayi byaye. Ntangije ndamubwira ngo hoya. Arangije aramubwira ngo rero ngo ntabwo narindira ibyo birayi byawe, nshyiriraho ubugari nirire ngenda naniwe, ndumva nshaka no kuryama. Nibwo nabikoze. Ajya koga, avuye koga asanga nshoje kumutekera ubwo bugari. Ahita ambaza ngo ese amazi y'abana yo koga wayashyuhije? Ndamubwira ngo hoya, nabanje guteka amazi yo kunywa. Ahita ambwira ngo Sylvia, kenshi na kenshi nkunda kukubwira ko ikintu cya mbere ujyaza wita ku bana. Wakabaye washyize amazi hirya ukaba wasoje amazi y'abana barangiza bakoga. Nibwo namubwiye ngo Masami unyihanganire, nakosheje ariko ntabwo bizongera. Ni umubyeyi wakundaga kumva umuntu, ntabwo yigeze ambwira ibintu byinshi, yahise ambwira ngo nta kibazo niba ugiye kubikosora. Ubwo bwije nko mu masaa 3 nihutishije cyangwa saa 2:15 nibwo yaje kumbwira ngo agiye kuryama, niba twasoje ngo akinge. Ndamubwira ngo ntabwo turasoza, bajya kuryama ndaza kubwira anti
araza gukinga. Ageze mu cyumba nibwo yagarutse, arongera arambwira ngo wasoje, ufite akanya ko nshaka kuganira nawe. Ndangije ndamubwira ngo nari ngiye koga ariko nta kibazo wamubwira. Nibwo yambwiye ngo hari ibintu byose ko yari amaze iminsi ahashye ibintu stock. Arangije arambwira ngo hari ikintu ubona kiri kubura. Ndangije ndamubwira ngo nta kintu kiri kubura, ibintu byose birahari. Arangije arambwira ngo genda banze ukontorore neza, ngo ukunda kwibagirwa, ngo ndashaka guhahira rimwe ibintu byose, ngo ejo n'ejo bundi utazampamagara ngo umbwira ngo mama Sami hari ikintu ndi kubura. Ndangije ndagenda ndareba, ndangije ndamubwira ngo ibintu byose birahari. Noneho arangije arambwira, agaruka kuri cya kibazo cy'abana. Arambwira ngo uro Sylvia niwe muntu tumaranye igihe kinini, ko kandi niwe muntu dukunda kuganira cyane, ngo mba nshaka ko abana rero ngo baba bari ku murongo, nkava ku kazi nkasanga ibintu by'abana biri ku murongo, ngo niyo byaba bitahiye ariko nkasanga ibintu byose by'abana biri ku murongo. Ndamubwira ngo guhera uyu munsi ngiye kubikosora. Arambwira ngo rero ngo urabona ngo uracyari mutoya, ngo hari ikintu nshaka kukubwira. Ubwo mbere yuko abimbwira yaramamagaye ari mu cyumba, asanga ndi kuri telefone. Araza arambwira ngo wari uri kuvugana nande? Ndamubwira ngo nari ndi kuvugana n'umwana wo mu rugo kubera muzi yitwa Vava. Ndamubwira ngo nari ndi kuvugana na Vava. Arambwira ngo ubwo ntabwo mbeshye. Ndamubwira ngo oya, ngo hari ikintu nshaka kukubwira, ngo uracyari mutoya, ngo hari inama nshaka kuguha. Ndamubwira ati nta kibazo. Arangije arambwira ngo we nkunda kukubwira ikintu, ngo ejo ukambwira ngo wabyibagiwe, ngo ndashaka basi ko uyu munsi uri bunyumve. Ndamubwira ati nta kibazo mbwira. Arambwira ngo rero ku myaka yawe ufite, ngo urabona ko ukiri mutoya. Ndamubwira ngo yego, ugomba kwitwararika ukitonda, ngo kuko ejo n'ejo bundi ngo wahura n'ibishuko, ngo ugasanga ngo ubuzima bwawe burangiritse, ngo kandi ukiri mutoya. Ngo rero ngo ngomba kukubera nk'umubyeyi, ngo urabona ko utari kumwe n'umubyeyi, ngo nkakugira inama, ngo sinzi niba ngo hari ikosa ntaba nkoze. Ndamubwira ati nta kibazo. Aratangira arambwira ngo ubwo ngubwo ku myaka yawe kubera ukiri mutoya, ngo ndabizi wahura n'ibishuko byinshi, ngo ariko ngo hari uwakubwira ngo agusohokane, akugurira imyenda, akakubwira buri kimwe cyo gitandukanye bitewe n'ukuntu wenda ashaka kukwangiriza ubuzima, kandi ndabizi wahita wemera. Ndamubwira ati byarangira wenda nemeye ntabwo mbizi. Arambwira ati hoya ndabizi uracyari muto wabyemera. Ati icyo nshaka kukubwira ni uko ugomba kujya witwararika, kandi ikindi amafaranga ukajyaza uyakoresha ujera ukizigama. Arangije arambaza ngo ese uba mu itsinda cyangwa ngo ufite konti? Ndamubwira ati mba mu itsinda ariko nta konti mfite. Arambwira ngo ugomba kujyaza wizigama kugira ngo ibi byo wizigamye ejo bizagire icyo bikumarira. Ndamubwira ngo yego. Arangije ubwo ngubwo arambwira ngo rero ngo icyo nshaka kukubwira ku bana, ndamubwira ati mba mu itsinda ariko nta konti mfite. Arambwira ngo ugomba kujyaza wizigama kugira ngo ibi byo wizigamye ejo bizagire icyo bikumarira. Ndamubwira ngo yego.
arangije ubwo ngubwo arambwira ngo rero ngo icyo nshaka kukubwira ku bana ngo ni uko nshaka kujyaza ubitaho kurusha uko ubu ngubu wabitagaho, aho kuko nyine wenda ari ibintu yakundaga kumbwira buri gihe akanyicaza akanganirizaga. Ntabwo natekereje ngo mama Sami no kubera iki ari kumbwira bino bintu, ariko wenda muri we wasanga ibyo bintu byari bimurimo, agatekereza kunganiriza akambwira ukuntu njyazamba hafi y'abana biwe nkabakorera buri kimwe bashaka, ngo nkirinda kubakubita. Akambwira ngo umwana ikosa ryose yaba akoze ntabwo wakihutira kumukubita, ngo ubwenge ufite n'ubwenge bw'umwana ngo ashobora gukora ibintu ngo akaba azi ko ibyo ari gukora ari byo, atazi ko ari amafuti ukirukanyira kumukubita. Hangije arambwira ngo ibyo byose mba ndi kubikubwira ngo n'ejo ngo mu rugo rwawe ngo wabigenderaho ukabikosora ugasanga nawe urugo rwawe rumeze neza. Ndamubwira ngo ubu si ibintu by'urugo kuko nyikiri mutoya, ngo nanjye niyo mpamvu mbikubwiye. Arangije arambwira ngo rero uze kubwira aba SP baze gukontorora ahantu hose nibajya kuryama barebe ko ibintu byose biri ku murongo. Njye nibyo ngibyo nashakaga kukubwira, gusa uyikosoreho. Nibwo namubwiye ngo nta kibazo. Arangije ahita anambaza ngo none ngo kuki, naho arangije arambwira ngo icyo kintu ugikosore. Icyo navuga kuri mama Sami, nanamushimira nubwo atakiriho, gusa yambereye umubyeyi mwiza. Ku nama yangiriye nzazikurikiza. Yari umuntu utuje cyane, ntabwo yajyaga avuga ibintu byinshi. Niba abaga wakoze ikosa ntabwo ari umuntu ahitaga akurakira cyangwa ngo agutonganye, yahitaga akureka agahita yigendera, agahita akubwira ngo nawe uri mukuru nawe uze kubikosora. Habe no kuri telefone niyo mwavuganaga yavugaga ijwi rituje cyane. Kenshi na kenshi najyaga mubwira ngo mama Sami basi ugerageza wongere ijwi kuri telefoni mbashe kukumva, kuko yari umuntu utuje cyane. Gusa yambereye umubyeyi, ndamushimiye cyane. Murakoze. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nabonye hano hari abaririmbyi ba True Promises, tubasaba batambukane n'abayumbe turirimba indirimbo y'amase y'abantu bose niturangiza twakira ijambo ry'Imana. Reka muvugeho buke gusa. Izina rya Nyirabeyi icyo riso Nyirabeyi icyo riso Nyirabeyi. Ibeyi ni Igiswahili. Amabeyi ararutana. Bakakubwira ngo iki kintu gifite agaciro kangana gatya. Urakigura ntungana gatya. Urakigura ntukigura. Kubera kugikunda ukigura. Kubera kugikunda ugatanga kagaciro bagihaye ukakigura. Yitwaga Nyirabeyi, nyiragiciro. Nukuvuga ngo agaciro Imana yakamubonyemo akiri muto, ashakwa ari muto, abyara ari muto, abana n'abantu neza ari muto, none ashaje agiye ari muto. Kimubona ko yari muto? Yari muto cyane. Nyiragiciro. Ni byiza ko umuntu iyo ababyadukundiraga ngo umuntu wese agenda agifite igiciro. Mu by'ukuri byakabaye byiza cyane. Ndavuga ibintu bitatu. Icya mbere ndavuga ukuntu twabanye nawe, imibanire yanjye nawe nk'umwana n'umubyeyi. Icya kabiri ndavuga imibanire ye mu muryango wacu tumubyara uko yatubaniye. Maze ndangirize ukuntu yabanye neza n'umuryango we, ukuntu yabanye neza n'umugabo we n'umuryango we yashatsemo. Onda yagiraga
byonyine kumureba kuriya hariya kuriya meze hariya nubuhamya hari ikintu yankoreye kubera kwitonda kwiwe njewe sinazaga mbona ko yakuze. Yigeze kumbwira ikintu mperutse gushingira muri umunawe, arambwira ati nzakora ibintu kandi nzabikora neza. Wewe nyine bizabikora neza urabizi? Ati pamudo, ati ndabizi kandi nzabikora neza kandi uzishima. Mbaza bacu ukuntu bihaye kutubwira iyi nzabikora neza. Barambwira bati ubwo ariko yabivuze azabikora neza. Ikindi abandi bazakunda kwita ngo ni papatieri. Warinze apfa atangita papatieri avuga ngo pamdo nuko gusa. Amaze ngo aze gukora ibyo bintu muri ubwo bukwe, nukuri kw'Imana abantu babutashye ibyo bintu yabikoze neza. Bishatse kuvuga iki? Nukuvuga ngo yazaga avuga ibintu acecetse kandi akabikora neza. Ndakimushimira kandi nzahora nkimwibukiraho. Reka mvuga ukuntu imibanire yiwe n'umugabo we mw'abantu muri hano yabivuze neza. Pastor Imani w'umusha yavuze ngo uwagira amahirwe agatunga umugore w'umukristo nk'uyu yabara amahirwe. Ndabizi ko numvise kuri banyina amahirwe barahari kandi barahari, ariko nyine yabarushije abayiga inkwakuzi. Babanye neza, babyara abana beza, umuryango we yashatsemo nabahamya bo kubivuga. Ikindi kibishimangira nabonye bazavuga ngo abantu bazababana ngo baza gusaza bakabona gusa, ariko nyirabeyi n'umugabo we mubona uyu basaga. Ko turavuga ngo ubwitonzi bwa nyirabeyi, nzamona ko nta wundi muntu nawe witonda nka Mboniga mu mugabo we. No kuvuga kwe azavuga yitonza atuje. No kuri telefone hazebye tuvugana njewe ngamusubirisha mu ndese uvuze gute kubera kuvuga make no kuvuga buke. Aba bantu mu byukuri basaga kandi Imana ni igitangaza. Imana izihuza abantu igakura umuntu ikandarange undi akavana ikabahuza kugira ngo ukibaza ngo se bakuye bate basaga mwasaga kandi nukuri. Imana ibamugisha. Yagiye yagusize ariko wihangane muzakomeza mubane. Wabivuze neza cyane ngo uri kureba hariya ukabona ko muravugana. Uzogumuko nuzazusha gusa nugize ikibazo uzureba akubwira ati tuza mwana wa data. Ndangiza bavandimwe, mu byukuri ni nkuba yakubise itagira amazi, ariko ga n'Imana ntako twoyigira. Izikora uko ishatse, yahamagaye ushaka nuko ishatse niko yabonye. Rero ndangiza mwifurije umuzuko wabera, naho kugeri yajeho yarahageze kandi twaguye ko dufite amakuru y'ukuri. Murakoze. Arakoze. Reka nsaba abana b'abakobwa bacu bose baze duhagararane hano mu rwego rwo kumusezera. Ndabashimiye ko mwaduhisemo ko tubanza mbere yuko bavuga ijambo ry'Imana. Ndashima Imana kuri uyu munsi. Bahamagaye abana bose ntibaza,
ariko ndasaba abakobwa bose mwese muze duhagararane hano. Reka nsome ijambo ry'Imana mbere yo kuvuga. Ye gusoma Yohana wa mbere ibice 5 umurongo wa 12. Haravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. Amen. Imitima yacu iranezerewe kandi imitima yacu irakomeye. Twakomejwe n'ijambo ry'Imana. Mu minsi yashize nagize ibihe byinshi byo kuba muri bibiriyo bitandukanye guhera mu kwa kabiri turakomeza, ariko nkumva ku mutima mfite nk'ishavu, kagira ngo none bavuga ngo umuntu aragiye, kagira ngo none niyo birarangiye, ariko ntibyakomeza kurangira. Ndashima Imana kwigira umugambi wayo ikagira n'ibanga ryayo izikoresha kugira ngo yihitiremo uwishaka, izina ryayo rihabwe icubahiro. Ndashima Imana kubw'uyu munsi, gahunda y'uburyo turi buhaha ibintu byose akakigarura. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ndashima Imana kuri beyi yagaze aduhamagara, hagaze habanje iyo nibagirwa tugiye kugera ku munsi w'urubanza, kamuhamagara n'amasaha atariyo. Abandi bagaza basa naho bashizeho ijambo rivuga ngo ariko kuki watinze kutubwira, iwe agaseka akavuga ngo se mamudongo ngo se uba wibagiwe. Ico kintu sinzacibagirwa. Ndamushimira uburyo yadukiranukiye, uburyo yatubereye umwana, akaza mu rugo akisanzura, buri kimwe cyose kibura akakubwira ngo bigomba kugenda gutya, bigomba kugenda gutya. Ubushize nagize ikibazo ndaceceka mu mutima mbura uwo mbibwira, kareba nkavuga ngo nimbwira abantu reka mbwira Imana gusa, ariko angeze iruhande arambwira ngo kuki wacecetse ubura n'umwe wahamagara. Ndamusobanuriye arambwira ngo reka dusenge Imana kandi bizagenda neza. Imana imuha umugisha kuko yamfashije muri ubwo buryo. Amakuru y'Imana ntitwomenye uko tuyavuga. Iyo urupfu ruje ruza rubakanga, mukabura igisubizo, mukabura ico muvuga, mukabura ico mutekereza, mukumva ibitekerezo byashize. Ariko ndashima Imana ko yaduhaye amakuru ku rupfu rw'umwana wacu. Imana yo mu ijuru muyimpera icubahiro. Izikora icyo ishaka mu gihe cyayishaka, iyo ishaka kwigisha abantu izikora uko ishaka. Ni umugeni wayo yatwaye, ni umugeni wayo yatoranije kugira ngo ababyeyi twige, abasore bige, abapapa bige, abakecuru n'abasaza bige, basobanukirwe rya jambo rivuga ngo twitegure kuko tutazi umunsi n'igihe. Iri jambo ryarampumurije nsomye ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, kuko ufite uwo mwana azamushoboza gukiranuka no gusobanukirwa urugendo afite. Uwo mwana ndamutekereza sanga uyu mwana yari afite uyu mwana wamushoboje ibintu byose, amushoboza gukiranuka kugeza ku munsi we wa nyuma. Uyu mwana iyo umufite nta kigomba kuguhungabanya, ugomba kwitegura. Basomye iriya message nyihuza n'iri jambo rivuga ngo ufite uwo mwana abasha gutekereza ibitandukanye n'ibyo abandi batekereza. Abandi barimo gutekereza iterambere ry'ibihe ko biha bigenda bihindagurika, ariko iwe karatekereza ubukwe bw'umwana w'intama n'umugeni wayo. Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Kuvugira imbere y'aba bantu no kuvuga uyu mubyeyi birakomeye. Mu by'ukuri njyewe mba mu gihugu cya Uganda, ariko naje kugira umugisha wo guhura n'aba bavandimwe, abantu babaye abavandimwe banjye. Biragoye, ariko ndashaka kwihanganisha uyu mugabo.
njyewe ndi umwe mu bantu bamaze imyaka 30 afite ababyeyi. Umuntu uri ahangaha udafite umubyeyi azi iki kintu ndimo kuvuga, birababaza ku buryo bikugiraho n'ingaruka y'ubuzima bwawe bwose. Tuba tugenda, tuba dukora, ariko mu by'ukuri uhura n'ibibazo. Aba bana Imana ibaha umugisha kandi nzi neza ko izabarinda. Aba bana bagiye guhura n'ibintu bikomeye, ariko nagira mbabwire ngo Imana izabarera. Mu by'ukuri nshobora kuba mpagaze ahangaha wenda ntago nari mbyiteze cyangwa nawe ubyiteze. Sinari niteze ko nshobora no kuvugira ijambo navuga ahantu hantu, ariko ndaribonye. Nagira ngo nibutse abantu baraha gufasha uriya mubyeyi. Umubyeyi w'umupapa arabona kugeza ku rwego nashobora kubabwira, ariko kuko Imana yacu dusenga ari nziza, izakurengera. N'abari abana bazakura, bari abana bazakura kandi bazakura neza. Wagize umugisha wo guhura n'umuryango mwiza, umuryango wawe ni mwiza, ariko bari abana bazakura. Gusa hari utuntu tuzagenda uhura natwo, hari ibyo uzagenda uhura nabyo, ariko humura komera, Imana izakugirira neza. Nyigize umugisha rero wo guhagarara hano. Uyu mubyeyi ntago twakunze kubonana kenshi, ariko muri uko kutabonana amakuru ye nari nyafite kubera ko hari ibintu byinshi twahuriragamo. Hari urupfu twagendaga duhuriramo. Uyu muryango wagiye ugira ibibazo byinshi. Muri uko kugira ibibazo byinshi tukabana muri uwo muryango, tukabana muri ibyo bibazo, ariko kano kanya ngifite umugisha. Reka nsabe mwebwe muhagaze hano, uyu mubyeyi yaritondaga, yacishaga bukeye. Dufate nk'iminota twunamira uyu mubyeyi uyu nguyu. Ndabibasabye kubera ko ni umuntu utangaje rwose, ariko ibyo kuvuga kuri uyu muryango ni byinshi, ibyo kuvuga ni byinshi, ntabwo twabirangiza, ariko mu by'ukuri umugisha w'Imana uzababaho. Mumfashe gufata iminota 2 duhagurutse twunamira uyu muntu. Murakoze. tuzagusezera aho twigendere, tuzigira iwacu mw'ijuru, aho tutazongera kubabara. Imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mw'isi, tuzigira iwacu mw'ijuru, aho tutazongera kubabara. Mana we, Imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mw'isi, Imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mw'isi. Hari umurwa mwiza cyane uri gutegurwa n'Umwami Yesu, niwo tuzigeramo tumaze gusiga isi y'ibyago. Hari umurwa mwiza cyane uri gutegurwa n'Umwami Yesu, niwo tuziberamo tumaze gusiga isi y'ibyago. Hari umurwa mwiza cyane
uri gutegurwa n'umwami Yesu papa niwe tuziberamo tumaze gusiga isi y'ibyago wasiwe hari umunsi tuzagusiga wasiwe tuzagusezera ko twigendere wasiwe hari umunsi tena barabova la faria dekolo wasiwe tuzagusezera ko twigendere tuzigiri iwacu n'ijuru aho tutazongera kubabara imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mu isi tuzigiri iwacu n'ijuru aho tutazongera kubabara imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mu isi tuzigiri iwacu Daria fala barangiro falayo aho tutazongera kubabara imana izaduhoza amarira baba fariba otala masila faria imana izaduhoza amarira ayo twarize imana izaduhoza amarira ayo twarize imana izaduhoza amarira ayo twarize tukiri mu isi Tuza chemaze amboza marira asani bagiza yani babaro yose karize misi asani bagiza tuza chemaze amboza marira Yo. That's way. Yes. Hallelujah. Ndamwegeye inyuma gatoya.